Yes, turabasuje abakunzi ba Valley Plus nk'ibisanzwe no muhungu wanyu Dani wa Mipango. Uyu munsi ni kimwe cya 443. Tukaba tukinjiyemo uguricya nkuko muri kubibona hasotse gigabyte 127. Mbere ya byose niba umeze neza ujye ushimira Imana, kandi niba utanameze neza ujye wihangana. So umusobanuzi wakoze rero nkuko muri kubona wa mbere ni Saga Mwiza nk'ibisanzwe, ariko uyu munsi ku bakunzi ba Manati bo muraza kwihangana, Manati ntayasotse. Twibuse cyane turebe uwitwa Ziratani yakoze izi filime muri kubona, yakoze bya bihinde bye bibiri, Jane Ajane ndetse na Vasuda, nuko gahunda zifashe uyu munsi. Hanyuma uwitwa Skov, Mr. Skov Entertainment yarangije Prisoner uko ari episode 6, akora na filime irangira. Nuko kwa Skov byifashe. Nyuma ya Skov rero ninde wundi wakoze? Hakoze uwitwa Bida Great nawe navuga ngo wenda ni izo filime yakoze. Fate of Shoes filime yatangiye kuri episode ya 6 nizo batanze, Until the End the Moon igeze kuri episode ya 22. Undi musobanuzi wakoze rero nyuma ya Bida Great turasanga umusobanuzi bita Bingo Entertainment nk'ibisanzwe, n'ubundi we aba yakoze ibintu byinshi cyane. Yakoze Jamai avana kuri episode 186 ageza kuri episode ya 200, akora na Miti ayigeza kuri episode 120, ubwo ni season 2. akomeza nino bita Meheki ayigeza kuri episode 30. Inike Buringanire nkuko icyumweru gishize atari yakoze cyangwa se filime ze batari bazitanze, yatanze First Man agera kuri episode ya 95, ndetse atangira na serie nshyashya bita ya Banshee. Ya Banshee yatanga episode 3, no First Man agera kuri 95. Uwitwa Chapa Rwabugiri Mucapaki Wanjani umusaza mukuru yakoze itangiriro ageza kuri episode 110, akora na filime irangira. The Plant Igikomangoma uyu munsi yazanye ubunebwe, akora filime imwe irangira. Naho Gaheza we nk'ibisanzwe ni ya filime ica kuri Star Time yitwa With Heart, bayitanze igera kuri episode ya 52, akora nitwa Classified, niba atari filime isanzwe iri hanze. Junior Giti nawe ntagikora, ahubwo batanze filime ye ya kera n'ubundi nk'ibisanzwe Monster season ya mbere barerangiza kugera kuri episode ya 50, batangira n'indi filime bita Techland nayo isanzwe iri hanze, batangaho episode 3, ariko ntago Junior muri iminsi ari gukora. Nyuma ya Junior Giti turasanga uwitwa Kim Rwanda umusaza mukuru cyane. Kim Rwanda rero nawe yakoze Yapkin episode 122 kugera kuri 136, akora na filime ebyiri zirangira, imwe yitwa The Punisher One Last Kill n'indi bita Face of Death. nizo Kim Rwanda yakoze. Nyuma ye hakora uwitwa Lucky Blessed Man isakora yitwa Krishna Mohani, akora niyitwa Mangali Lakshmi, nawe nizo yatanze. Hanyuma Mr Fire mbona babatije Mrs Fire, akora filime ebyiri zirangira, iyo bita The Punisher Last Kill, bono yari yakozwe n'ura musobanuzi. Hanyuma uno bita Mungeri akora If Wish Kurudukiri arayirangiza, akora na filime irangira bita Monica. Nuko byari byifashe kwa Mungeri Equalizer. Kuba Pota nyuma y'uko cyumuru gishize atakoze, ariko iki gike kaba yakoze, yatanze filime bita Amaso, episode zigera muri 10 na zingahe 12. Hanyuma Perfect Nyiribisiga aka Kiyoni, bamwita Perfect Nyiribisiga, yagize gutya abadukubise yitwa Erice Miseuru miniseri episode 10 zirangira, akora na filime irangira bitwa The Seven Sons, akora The Wonderful episode 3, n'ubwo bazitanze inshuro nyinshi, ariko ni filime imwe na episode 3 gusa. Hanyuma uwitwa Rocky Kimomo yakoze, akora Barin season 2, atanga episode 3 nkuko muri kubibona. Hanyuma no wabiyayo ni ya kera batanze ya HD, filime ari gukora ni ya gusa Barin. Hanyuma tugeze kwitwa Rumuri nawe yakoze filime zirangira gusa,
filime zigera muri 5. Sinya ku ifarashi nk'ibisanzwe niba bya bindi bye yagize gutya abadukarazi bita filime irangira ayikatamo inshuro zigera muri 5 imwe nezira mbonye nyine. Hanyuma bita Fox Muhigi, uyu muhungu w'umunebwe yakoze filime irangira imwe, nta nicyo mfite cyo kumuvugaho. Hanyuma uwitwa Stepin we icyo yakoze yadukaraze minisitiri yitwa The War Between Land and Sea, minisitiri episode 5 irangira abarikomereje nk'ibisanzwe. Nyuma ye tureba uwitwa The Teacher nawe yagize gutya abaturangirije filime bita Study Group episode 10, adukubita episode 2 gusa, ubwo ni 9 ni 10 icyumweru cyose. Ubwo nabwo n'ubundi bunebwe bwiyongera mu bundi bunebwe. Hanyuma witwa Iyakuza Amazi Magari, umusaza agira gutya abadutangije seri bita Angel, adukubitwa episode 7 zishyushye cyane. Ubwo kubakunze nyine namwe b'ibihinde muri kubyumva nyine, ubwo amata yabyaye amavuta. Nyuma rero Yakuza twasanze uwitwa Yamani nawe wunzwe cyangwa se wafashe umujyi witwa Gaheza, nawe aragenda dukubita filime zirangira zigera muri 1 2 3 4 filime enye zirangira. Abantu bakora filime zirangira mukuri kw'Imana turabashimira cyane, bisa nkaho mumaze kwikubita agashyi, barangije barakugendera bagutangira filime z'ama HD za Yanga zakozwe n'uno muhungu bita Basisi, zigera muri zingahe, zigera muri ni filime ni seri yitwa Hunted yatanzwe n'uno Basisi, ifite episode enye, nuko byari byifashe. So rero mwabantu mwe ndabakunda, nuko icyumweru cya 243 cyari gihagaze. Ikindi nababwira nuko ibiganiro cyangwa se ibiganiro n'abasobanuzi bamwe mutari muzi ubu bigiye kongera bigaruke, tujye tubazana kuri kamera babaganirize. So ndabakunda cyane rero, niba warebye ikiganiro cyangwa se warebye filime zasohotse uyu munsi ukaba ugejeje kano kanya ukinkurikiye, Imana iguhe umugisha. Peace and love.